Aya ni amaboko matagatifu. Wazke. Mwaragowe kabisa. Aba wabibonye ntabwo biba byoroshye. Mwaragowe. Cyakora abahanzi baragwira. Buriya azi yuko umuziki uzamutunga koko. Yeah, of course. Agomba no kuza akarimba kuriya. Kandi yarangiza ashaka gusaba indirimbo ya dance. Kandi wabona disi aba yumvishe abahanzi b'ibyamamare akavuga ati ndashaka kumera nk'abo. Ari gihe one day nigeze kuvugana n'umujama w'umuhanzi. None arangije arambwira ati producer yamamaga kuri telefone. Arambwira ati ngiye ndashaka ngo urabona kuntu uriya nuza wizo anyway radio. Yeah, shout out to him nubwo nyine yigendeye ariko nuko dashira ariko yarambwiye ati ewana nifuza ngo uze kunkorera ijwi rimereye kuri. Ariko wakumva ukuntu yaririmbaga neza ni nk'uyu nguyu twahoze turi kote. Urumva ni waba yireferaho ni waba wenda aba yarafatiye icyitegererezo avuga ati ndashaka kuzaririmba nk'uyu muntu nanjye nge nyura amatwi y'abantu. Ko bikarangira byanze cyangwa kumva ko byashoboka. Neza cyane. Uvuze gutyo mpita nibuka undi muntu uriya Maisha John yanibare. Ndamureba. Yigeze kujya muri studio ya hano hamwe kwa Kenti. Noneho hagiye gukoresha indirimbo. Ndumva hari muri corona isa nk'irangiye. Ahita avuga ngo arashaka umushyiremo akantu muri beat ngo ngo karakantu ngo ebana ni katajyamo. Yarazi ko ari nk'akantu tu kaga sound ko muri software runaka. Ebana narasetse ndavuga ko nk'uyu muhanzi kwe ntazi n'amanuza ama hashtag y'abantu naza amasignature y'abantu mu ndirimbo yarangiza ngo ngo bayimushyiriyemo. Yaravuze ati nitajyamo simwishyura. Byarangiye bamunyine bamubeshye bamwe ati ntabwo bishoboka kubera yuko uriya ni producer. Urumva yuko rero hari abantu bagenda bumva nk'indirimbo nk'uyu nguyu akaramba baje ko nawe umukoreye amabaro muri codinza ashonje. Amafaranga hano ari gihe umuntu agwa amafaranga bikaba bigoye kuyagaruza. Kwa ko buriya nawe urabizi icyo amafaranga akora tuyakeneye ariko nse ngabara ntabwo uba ari wowe wihemukiye koko. Afare sinzi ikintu aho ngaho gishoboka cyo aricyo cyose aragikora kugira ngo indirimbo ize gusohoka at least imeze neza ku buryo yajya ku isoko. By the way ufite aga studio keza kabisa karyoheye ijisho kaberanye no kuba kawazi kono gakeye kabisa. Ayo ni yamashyari se none ndi muri zebra crossing. Bade murakoze cyane. Ubundi bariza nk'abakunzi bawazi ke nibabona karyoshye tuzakore change ngume hano nawe njye muri wazi baraza kubidushyirira muri comment. Kandi ari kumeze neza. Meze neza cyane ndashima Imana. Udashaka kugaragara kuri kamera. Ndashaka filime editing ukora umuziki kuri sound track byose bibi byawe ariko ntushaka kujya aho abantu bakubona. Uyu munsi ntabwo nagiye ko ntarayibana nifite kandi amaso y'aba producer sometime. Mwanga ko ahubwo amatwi yawe niyo abagomba kugira pana amaso. Amatwi niyo twitaho. Amaso rero kwa kutayitaho hari gihe usanga atari gucuruza. Amaso ahubwo nayo abantu bakora video. Abantu bagomba gukoresha cyane bareba kuri. Yes, none ko twatangiye ikiganiro se ukaba utari gukora introduction nk'umuntu uri gufilima nyine n'umuntu tugiye gukorana ikiganiro hano. Kora introduction nyine twumve. Nyita Rwibuka Tema. Watch Records. Yego. Producer, umuririmbyi. Ndetse n'umwanditsi w'indirimbo. Si munsi nagarutse ndi presenter. Kabunyakiriye mu kiganiro. Ndakwakiri. Ntabwo nzi nimba ubizi usunimwe Imana Muhammad Imana ihamaro n'umugisha mu mvugo ya y'ukuri igaragaza ko Umuyisilamu gukora umutabagira mutagatifu muto umura mu kwezi kwa Ramadani bifite agaciro ko hejuru ndetse ubwabyo bifite agaciro gakomeye gukora umutabagira mutagatifu mukuru wa Hijja. Ibi byatumye Rwanda Umrah Travel igutegura urugendo rw'ukwezi kwa Ramadani Special Ramadan Umrah Package. Kubera ko ubushobozi bw'abantu butangana, Rwanda Umrah Travel byatumye itegura ingendo zitandukanye muri uku kwezi kugira ngo buri wese agire aho yisanga. Ku madolari 2,000 gusa ushobora kumara iminsi 10 yose imaka bigufasha kwegereza Imana Subhanahu wa Ta'ala uri ku butaka butagatifu, ukahakorera amasengesho arimo ibihagararo bya ninjoro by'umwihariko mu kwezi kwa Ramadani, ukahasabira ubusabe ugasingiza Imana Subhanahu wa Ta'ala, aho ushobora kumara iminsi 10 wifuza yabibanza iyo hagati ndetse n'iya nyuma, ndetse ushobora no gukora itikafu mu site wa mbere ufite agaciro gakomeye ku isi Masjid Al-Haram, ndetse kandi nabifuza kumara iminsi 15 yabibanza ndetse n'iya nyuma, abo bose batekerejweho. Icyongeye kuri ibyo abashaka b'inzobere bazifatanya namwe muri uru rugendo. Naho ibyo bidahagije, Rwanda Umrah Travel
izagutembereza ahantu nyaburanga hafitanye isano n'idini nka Badiri, Uhudi n'ahandi hose hafitanye isano rya hafi n'Ubuislamu. Abifuza kwishyura mu byiciro nabo yabatekerejeho. Ushobora kutuvugisha ku muyoboro WhatsApp ariwo 078 40 20 344. Rwanda Umura Travel, gendana natwe uzagira urugendo rw'ibyishimo. Yes, reka nongere gusuhuze wowe ukurikiye Wazk aho uri hose ku isi. Ndakubwira ni amahoro y'Imana abane nawe bitagenze neza mbonereho kukwihanganisha mubwira ati bibaho mu buzima. Uyu munsi biba byiza, ejo bikaba bibi, ejo bundi naho bikaba byiza. Nibisanzwe rero ninge na wundi ni si papa wirinda kuba ikibazo ku bantu, aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo nakemura ibibazo by'abantu. Nkunda amahoro nkanga kuyabura. Nawe ukurikiye Wazk ndakwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose kwisi. By'umwihariko ndiho kubera Imana, sindiho kubera abantu sibo Mana, abisi sabano. Ndasuhuza inkoma amashyi zose zisetsa aba boss, nanjye ndimo ngira ngo ngusetse. No, mbibonye live ukuntu najyaga nibaza ukuntu bikora. Yes, ndi inkoma amashyi nabyemewe. Ndabasuhuza n'izindi nkoma amashyi ingenzi zanjye. Mpamvu mvuga ngo ndi inkoma amashyi, umuntu wese uri kureba iki kiganiro ndamukeneye kurusha uko anyeneye. Ngomba kumuha ibyo mfite. Mpamvu ngomba kuba inkoma amashyi. Wajya muri comment cyangwa se wakwandika kuri iyi nimero iri hano hasi. Ngomba kwitaba direct ucishije kuri WhatsApp, ukama ubutumwa ukangira inama. Ndi tayari kubana namwe. Uyu mwaka ugiye kuza sinshakira wama, sinshaka kuza ndiranga imbiri ejo mbu umuntu mwiza, ejo bundi mbe bad boy. No, uyu mwaka ugiye kuza ndi mu murongo w'ibyo mwifuza. Siko bimeze bwana filmmaker, cameraman, ya ntare. Wa mugabo we, ibi bintu ntabwo byoroshye. Nabuze ndeba hano ku mbuga byakomeye, imihanda yanyereye. Imihanda hano hanze ibintu byakomeye. Nabonye abahanzi bari kugenda bashyira indirimbo hanze zikamira izindi. Sinzi ngo Kevin Kade yasohoye indirimbo nshyashya. Nuze Bwiza yashyize hanze indirimbo nshyashya. Butera Knowless yashyize hanze indirimbo nshyashya. Ariko umuntu bita Kevin Kade yajara arakunda nk'uko nabantu ushikundi gukora kuzira hari hazana bya byamamare byacu. Gusa wo kagira Imana uburangiye nahoze ndeba. Yego, akantu nabonye karantangaza. Nibone uyu mu Prophet Joshua uramuzi? Prophet nabonye ngo Ribu yamufashe yamubitse. Ako uriya mujama ngewe bwa mbere nyimubona. Uriya mujama ngewe mfite nk'imyaka nimba atari 9 n'umunani mumenye. Uriya mujama yize Gikondo aho bita kuri Ecole Zairoise. Ariko ubwo ni kera. Noneho aza gushaka umukobwa wari umuturanyi wacu. Amaze kumushaka akajya numva bahwihwisa ngo yashatswe ngo n'umuntu ufite amafaranga w'umunyamahanga. Hano nashatse kuvuga ariko ngo yari afite amafaranga na jojoba icyo gihe. Kuko yamaze kwiga Ecole Zairoise arabura. Abuze aza kugaruka mu myaka runaka nibwo yaterese umukobwa, nta nubwo yakoze ubukwe. Nibyo ndi bavuga ngo yataye mu mago. Guta mu mago ni nko gufata ikintu karenza urugo gutya nta muntu kubona kumva ngo umuntu yarashatse. Kira kabaye ejo bundi nibwo numvisha agarutse. Nashaka ahantu muzi nkahabura kuko yari mutoya afite inzobe ye ya original itarimo ka mucanganyiko. Ndikubona mbona umutipe ariko ntaga amafaranga, afite ingeso nk'iz'aba Nigeria. Ujye ubona bya ngo bya chop money mu makwe yabo no mu mavideo yabo byo no muco wabo kunaga amadolari. Abafite nk'ibihumbi nka 20 akagira amadolari 100 kuyajugunya ntacyo bimutwaye umunyamaderi. Noneho umutipe numva ngo yaje yitwa Prophet Joshua. Vuga inyiga hayi Prophet ryanda ubwo buri muntu afite inzira ze camo. Kuko nari muzi baby yashatse, nari muzi cyane pe. Ubwo arazatanga amafaranga muri ba DBN ajya muri Gens Comedy, naho yatanzemo amafaranga ahantu hose hari ibirori. No muri album ya Noze ya Baba Platinum naho yemeyemo amafaranga. Urumva none akajya ajya kwifotoza ngira ngo nimba waramonye ku ma TikTok yiwe ukuntu abari kubara amafaranga ku meza, ama champagne ubona kabisa ari umunayije.
kabisa aradukanga. Rero nk'aha hantu abantu bafite ikibazo cy'agafaranga, kandi umuntu narafata na miliyoni iyo yafashe nayo n'umukopo muri banki, kandi umuntu ari kujugunya amafaranga gutya. Yara kabaye rero ikibazo so kuba afite amafaranga. Yaravuzwe pe abo yagiye ha amafaranga batayamusabye, akajya mu mafete yagiye atandukanye agatanga amafaranga. Nkuko uvuga ngo RIB yabaye imubitse, ibyaha navuga ari kuzira ni ibi nibi. Nako ni kimwe ikindi ni ukugira ngo babisobanukirwe bamenye. Babizi neza ko aya mafaranga yacu haba hariho ibirango by'igihugu, habamo idarapo, habamo ibikorwa, amafoto y'ibintu nyaburanga, harimo n'ikirangantego aricyo kirango cy'igihugu. Arafata akajugunya hasi nkaho ari amashiringi. Ako se sa amafaranga ye? Ni amafaranga ye ariko ni umutungo w'igihugu. Ndabasanga ari amafaranga ye kusobanukirwe, ni umutungo, ukaba ari umutungo w'igihugu. Ntago ari ngombwa kubara amafaranga yawe ko wayafata nk'ifumbire ukajya ugenda ujugunya nk'uri kuhira cyangwa se gushyira mu ntoze mu mbuto zawe. Ibyo ni byo kosa rya mbere. Ese buriya amafaranga yakubokeye wenda yanavuye mu yayicuze yandi bagira bavuga ntiwayahereza ushaka, wayaha ushaka. Ikibazo ntago ari ukuyatanga. Ikibazo gihari ni ugusuzugura umutungo w'igihugu. N'uburyo wayatanzemo. We ni video yashize hanze ari kukura mu gikapu, ajugunya hasi muri sariwe. Muri sariwe nta n'umuntu ari kuyaza. Nta muntu wari ntabwo kwari kuyatanga. We yakuraga mu gikapu akajugunya. Uko kuri mu gikapu akajugunya. Mwaho ari kujugunya akasasira umwanda. Ntabwo yaterekaga ku meza, ntabwo yakoraga iki. Noneho ku ruhande urabona kwa kundi abantu bigize abasirimu bajya gutanga nk'indabo, bagafata amadolari bakayakunjiramo akakora indabo. Yari yakoze design imeze nka cake na gato, hejuru hashyiraho nimba ari happy new year. Iyo foto ndumva ndaza kwireba. Noneho kuri iyo foto abari yakoresha iki, ashyiraho ngo yakoresheje inote za 5. Ayo mafaranga afite Rwanda, afite amafaranga, afite amafaranga. None nibwo RIB yaje kumutamo, baramucumbikira. Ubwo bamutayemo, noneho haza kuzamo n'ikindi kibazo cyuko agomba gukurikiranwa, bamenya ahantu uwo mutungo akoresha gutyo ayakura. Sebo wavuyemo inzara ushaka amafaranga, ntabwo azanira imikino kuza wifotoza ujugunya gutya, kuko hano hanze hari abantu bafite amafaranga. None se ayo mafaranga hayavana ubwo hari baratekereza yuko se yaba yavana mu bikorwa bitemewe n'amategeko se? Nabyo birashoboka, kubera yuko nta business ihamye afite. Nta business ihamye afite. Kuko araka interview ke numvishe bamubaza, baramubaza ati ukora iki? Aravuga ati ngewe ntabwo ushinzwe kuvuga ibyo nkora, business yanjye. Baramubaza ufite company? Aravuga ati umuntu ufite company abakishakisha. Njye ntabwo nyiri mu rwego rwo kwishakisha. Njye narabonye amafaranga ndayafite. Njye sinyitekereza ngo ejo nzamerane, sinyitekereza ngo amafaranga nzayakura ejo nzayikora iki. Ariko nanone nasubira inyuma nkabaza nko mu muryango iki family yiwe, amafaranga n'ayifoto ni hiti, ni agatwiko. Ariko bitewe n'ukuntu ngo ari umushyitsi waje kwiruhukira, tutazi igihe azaruhuka runaka, nanone ashobora kuba afite wenda imirimo ye ahavuka cyangwa igihugu yavuyemo. Ariko leta iragira ngo ibanze confirming imenye uyu muntu akora iki. Ariko yaba yicururiza urumogi, ariko yaba acuruza abantu ntawamenya, ariko yaba acuruza ibintu bisindisha binyuranyije n'amategeko, ariko yaba acuruza n'ubutaka. Si ubwo Rwanda cyane kandi arabyemera. Ntawe ubizi. Ubwo abanyamategeko nibo bagomba gukurikirana, kubera yuko urabizi gutunga miliyoni nkawe. Umuntu avuze ati nabonye producer afite miliyoni y'idolari, wambwira ko studio yawe ariyo yabyaye miliyoni y'idolari? None nabanyavanye he hatarimo hano? Aho ngaho rero nibwo leta yangira kumenya ati uyu muntu aya mafaranga koko yavuye muri iriya studio. Ntabwo wagurishije iwanyu ngo baguhe umugabane wenda ngo abari umutungo w'ababyeyi bawe ubonye. Nta kiraka wakubise ngo leta ibitabizi ku buryo wakwinjiza amafaranga. Numva ubwo Prophet Joshua, ariko sibyo no muri comment y'ikiganiro naje kubona hari akandi kantu kugira ngo wenda tunamuveho Joshua. Harimo abantu bavuze ngo kuki nawe ukurikirana Mutesi.
ariko se nyine buriya nta wundi ufite amafaranga nkayo ngo urana nka Mutesi Jolly ajya mu birori akitangira nk'iyo miliyoni imwe akitangira 500,000 none hari abatipe bigize aba auditeri bajya gukora audite wagira ngo ni revenue wo ku ma YouTube wajya kuna kitavuga ngo Mutesi Jolly ngo kano gashakoshi ngo umubona afite ngo umubona gasa nkaho gasuzuguritse ko gutwara gutya mu kwaha gusa ngo gahagaze ngo miliyoni 2 z'amanyarwanda nguru rukweto yambaye ngo ruhagaze miliyoni 4 winoza akagashena tafite kahagaze miliyoni ugasanga umubiri wose yambaye na miliyoni 8 ariko Mutesi arambara ngayibaza noneho nimba ubonye ishusho imwe ifoto imwe yambaye miliyoni ziri mu 8 ejo azambara zingana badashobora kujya munsi badashobora kwambara mu bihumbi magana ari mu mamiliyoni we kuki nta wamushyize mu majwi ngo avuga ati Mutesi yambara amafaranga tumenye ngo akora iki windi ibintu bye we birazwe hako byari muri comment abantu bagiye bavuga bano bakobwa bose ukuntu baguramo amadokari y'utuvera za Brabus bakagura amabenza ahenze cyane kavuga ati bo bro Prophet Joshua ameze nk'ikivejuru bagomba kumenya ahakura amafaranga ariko amafaranga abantu bafite amafaranga abantu bafite amafaranga hanyuma rero reka twikomerezemo tujya kuri BNB ibyo bintu hari ikintu bikubwiye BNB hano hari abagabo babiri Ben Melody uvuze BNB narigize ngo ni ya radio ivuga iby'imikino y'abakastari n'abayinga nizo ngo BNB noneho yakoze iki ni ukuri muri iyi minsi hari ikintu bise bato niba ari bato bari abagabo hari ibintu bari gukina nabyo batazi burya ngo shinga gati wicaye sibyo na siko bivuga wajya guhaguruka wajya kukahanuka ugahaguruka semanya barimo baratagetinga kino gitaramo cyo kutariki ya mbere cyo gitaramo cyari cya Deben ni cya Deben ni cya Deben kwinjizamo Melody ngo nukumupumira bisanzwe ariko sinumva ukuntu umuntu wamutumira muri studio yawe mwese muri aba producer yarangiza akahita ashaka intambara kuko ntago muri amatera amakofi umuntu namutumira twese turi abantu bitera amakofi tuba tuzakubitana ariko ni gute waburi producer umuntu akashaka intambara muri studio yawe ariko kiriya gitaramo twibuke yuko the new year groove ko yajya cise Deben barasobanura bati ngo no gushimisha abanyarwanda ariko harimo wabajije ngo ese ni bato ese ni no gushyira hamwe imbaraga zigiye hamwe nanjye nicyo nahoze nibazaho ariko wareba ibiri kuba nk'urugero muri iyi minsi ibintu biri kuba sinzi umwe ngo munyakazi undi impaka ibintu nk'ibyo ngibyo urabona yuko bifite isura idasanzwe wabonye na biriya biganiro bakoreye mu mujyi baje kwiyereka abafana babo no kugira ngo baganireho bise nkaho noneho biri official ko Melody azaba ari muri kiriya gitaramo kuntu baje bakajeje umutekano buri muntu yari afite ababounsa nka 20 nuze Melody azameze nka Spiderman abandi bakavuga ngo yaje yambaye nk'umu magicien bira ibintu by'ubururu bizamo amasengeri y'ubururu bizamo imakango zo kwambara nabi ngo Tayiga niwe wambara nabi kurusha Melody nawe ngo yaje ameze nk'umuntu wo muri Avengers za filime ngo zo kuguruka hazamo ibintu byinshi cyane ibintu bavuga ati musuhuza ati reka da sinshaka kumusuhuza rambaza iki urumva hazamo utuntu noneho birangiye narageze ngo wenda birarangiye hazamo induru y'abafana ngo Ben yaguze abafana bari mu ma etage bari mu mujyi basakuza cyane ibyo ngira ngo birarangiye ndavuga ati byari ibiganiro byo kugira ngo bashyushye berekane ko berekane ko bahari umwe aravuga ati ubu ndi muri studio ngiye kuzana indirimbo yitwa Munyakazi mu minsi 3 undi aravuga ati nanjye mfite indirimbo yitwa ngo indabyo zanjye nahiri muri studio ngo ndayibazanira mu minsi 5 kusubira n'amasaha 24 yashize yashize bahise iriya Munyakazi isa nkaho yari yarakozwe kuva mbere ariko iriya ya Deben rwose isa nkaho yayikoreye yavuye hari yari gushaka kwandika ariko noneho iyo Munyakazi ukuntu yasohotse indirimbo yari irimo gushotorana gutese kandi none amashusho arimo yaririmbye Deben bimeze nka za ndirimbo zo muri Tanzania zo kwenderanya ahantu yafashe umuntu rwose basa nkaho bari guhura umugabo ashakisha ukuntu ashyiramo agashusho ka Deben arangije azana iki cyuma gikura ivumbi mu mamashini sinzi ukuntu bakita browser arangije ahita gipuriza
urabizi kigira umuvuduko kisohora umwuka mwinshi cyane. Umutipe yari yambaye perike y'agasatsi kaba karugurutse hasigaye uruhara, ariko yerekana utuntu ngutwo bigaragara hari umuntu ari kuvuga rya shanga yerekana n'ishanga, yerekana utuntu twinshi cyane muri iyo ndirimbo. Noneho kugira ngo birarangira turavuga ati reka turirimbire indabo zanjye za The Ben. Icyo yadutunguje noneho nimba ari uguhahamuka, nimba ari pressure Munyakazi yamuteje, clip yaje ari Kendrick Lamar, nimba ari Kendrick Lamar ari umu hip hop, ishusho nshyashya abantu batamenyereye. Ndabona n'ikindi gihe na Israel Mbonyi tuzamubona muri hip hop ntihagira umushyushyu ubwonko. Indirimbo twatumuzimo zigenda gakeya z'amazuke, utuntu tw'utu R&B tworoshye dufite message z'urukundo z'imibanire n'abantu, tuzi ko arizo ziri buze. Noneho nabonye indabo zanjye ari hip hop, nazo harimo melody, ariko nayumvishe nk'inshuro nk'eshatu. Tuvuga ndashaka kumva indirimbo ya hip hop ya The Ben, nkumva ukuntu imeze. Ndi umufana ukomeye cyane, ariko nari ikintu cyantangaje. Hari binuzi. Iyo ngiye kumva ukuntu iriya ndirimbo yanditse n'ukuntu amanota yayo agenda ya hip hop, numva ameze nkaho ari Nuze Green P wayanditse message. Okay, akaba ari nawe recording nzo ndakaza asubiramo agashyiramo gake, ariko muvandimwe wiwe akasa nkaho yayikoze. None nkajye kumva mwumva mu buntu bujye kumera nk'ubwa Riderman. Njye gitangira nagize ni ya Riderman. Yes, harimo utuntu tw'uturider, ubwo niko nabyita tw'uturider nyine, hakabamo n'utwa Green P. Noneho urabona nka kuriya iyo umuntu ashaka gutanga ubutumwa bari abantu bamubwira ati ntabwo atanga ubutumwa muri izi ndirimbo zigenda gakeya, genda umuti ukurire muri hip hop. Kubura turategereje reka turebe aba bantu nimba koko ari urukundo. Ibyo natangiye mvuga ko ibi bintu bigiye kuzana impagara, bigiye guteza ikibazo, bigiye gutuma habaho ibintu by'imirwano n'ibitaba kuri abangabo bo bandi baboneyeho. Oya, byabaye kandi byagaragaye yuko harimo ihangana, kubera yuko umwe yaje avuga ngo ndi Munyakazi, anerekana utuntu tumwe na tumwe duhariye singa uriya mugenzi we, undi nawe cyane mujye mu mpaka ngewe nditayiga ndi ku musozi ndi kubarebera kure ndi kumwe namwe. Twebwe rwose murakishakisha ngewe meze neza hanga. None ikindi kintu wenda ngira ngo dusoreze kuri iyo noza iyo bato yabo bagabo, byatumye hari abahanzi byahemukiye bagomba no kwicuza. Gute se kandi none basohoye hari n'abahanzi twe bapfa guhubuka, ari nishizemo kagira ngo ngenda aririmba ngo twebwe kagira ngo ndimo. Urumva hari ikintu abahanzi batajya babasha kumanaginga, kumenya igihe indirimbo igomba gusohokera n'ibihe turimo. Urabona Kevin Kade yashyize indirimbo hanze, Nuze Bwiza yashyize indirimbo hanze, urana Nuze Marina yashyize indirimbo hanze, Aline Sano na Nuze yashyize indirimbo hanze, Butera Knowless. None aba bagabo babiri izi maka naka kavuye kose nibo turi kumva indirimbo z'abandi, ntabwo turi gukora iki turi kuzumva zakukiranwe. Kandi ni indirimbo za 2025 ubu ziradurangizana n'iki cyumweru kigiye kuza utazimenye. Umva babahemukiye. Ariko noneho bishatse kuvuga ngo aba bagabo bafite byinshi baduhishe, ndetse bafite byinshi biri gutuma bagira aya mabato n'ibiki. Yes. Baduhemukiye cyane. Showbiz barashaka kuyishyushya mu bintu bidafite umumaro, bimeze nk'ibya Bad Boy na Good Guys bira byo kubyina bya kera. Ariko kandi ibi bintu by'imihanda nuko byitondera cyane, kubera ko abantu barimo kwamamara, barimo barapanga ngo batwike bagere gute binyuriye mu bintu bigiye bitandukanye. Agatanga tukira aho ngaho hari ibyo nahoze nibaza ndeba, ibijyanye na jihad mwarabyumvise nawe wabibonye. Jihad rwose n'amashusho ya mpano n'ibindi byaha ngo sinzi niba ari 9 ibyo bintu nabyo nabonye ndumva. Jihad naho narabibonye nuko nashatse gusa nk'ubigira ikiganiro, ariko duhura n'ibibazo. Hari inshuti navuga nka mushiki wanjye atabarutse, Imana imuheruko ridashira. Muri iyo minsi dusa nkaho tutari gukora kujya gutabara umuryango kwifatanya nabo kuri uwo mwana w'umukobwa watabarutse. Ariko ngarutse wenda ku byo ku mihanda, uwo bita ngo nimba ari Sipiriyani nde, hari akazina kandi numvishe bamwita ni Sipiriyani, ariko ni aka Jihad. Nakomeje kumva abantu bavuga ngo ni muponyonyo, ngo nabashu
utuntu nk'utwo nta kanoze kiwe ko gutangiza ibiganiro ku buryo no ku rukiko abantu ngo abagore ngo bararize ngo bari baje kureba umushu wabo bifuza ko agomba kwita ataha. Harimo n'abantu bari bakreye party babashu yuko ari wita ataha, bavuze ati nahita ataha aho tumucisha babanze ngo bamukubita icyangwe cyuhagiro ngo imikoshi ngo y'ahantu yari arafungiwe nyine ngo imuveho bahita bamukorera ikirori. Urumva ngo bari bakoresheje umutsima abantu, noneho bamwe baje bazi ko bagomba kumutahana nibo barize. Nimba bararize barizwa nuko wenda atagize adatashye, nimba bararize bavuga yuko ikirori cyabo kitabaye, ubwo wenda nibo babizi, nimba atari yamarira y'intare y'indyaryo. Noneho ubwo bari abatipe batanu bari muri icyo kibazo bafashwe na RIB, uwatashye n'umwe n'uwo bita Kalisa John basanze icyaha kitamuhamara ati bugiye, abandi babakubita iminsi 30. Ya minsi ikomeye cyane ibitari kubara ya yindi ya nusa ndimba shira minsi iragenda ikavamo amezi kavamo umwaka. Nubwo wenda numva ngo byarahindutse ibintu byo gucumbikira abantu bakajya gutindamo hariya ntago ari byiza mu by'ukuri. Noneho Sipiriye ari we Jihadi ngo muponyonyo mukotiti nimba ari mupotiti uribuka ko fata ku mavuta bajya kumufunga barakoranaga. Hari n'ikiganiro cya nyuma bagiranye, umwe avuga ati ngewe ndambiwe RIB nge ntabwo nzongera kuyitaba. Bagaruka bamuyora yari kumwe na Jihadi. Noneho hakaba na Jihadi nawe baramuburiye buriya RIB ntabwo ishobora kugutwara itaguhamagaye inshuro 3 bakubwira amakosa yawe, bakakubwira ibyo ugomba gukora mu biganiro byawe kureka, bakakubwira umurongo ugomba kugenderamo. Ubwo nimba bakuyanisha inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu, menya ko iya kane bazaza baguta muri yombi. Kandi bita ngo bamutaye muri yombi. Yatakayemo. Noneho Jihadi baramuteguje ku buryo nawe mu biganiro bye ibyo bintu yarabyivugiye, yavuze ko amaze kwitaba inshuro zingahe avuga ngo ntabwo mwebwe ngo ntabwo buri muntu wese bafunga, ngo kandi niyo najyayo ngo iki ni kimwe nakomeza gukorera ngo ikiganiro cy'abashu, arabivuga. Noneho ntabwo ari cyo wenda tugendereyeho kuba bamufungura. None ikindi kintu ushaka kuvuga, niyo mpamvu nangira ikiganiro mvuga ati bamwe baba barira abandi baseka. Hari abantu barize ko Jihadi ngo mupotiti muponyonyo barize kuko yafashwe agafungwa. Harimo abandi noneho babyishimiye baraserebura. Harimo Baburyohe n'umugore wiwe, ku buryo ku mafoto bahise bapostinga bavuga ngo aruhukire mu mahoro, bashyizeho rest in peace. Yego. Banigamba bavuga ko atazize amashusho y'amano, bavuga ko azize ibigambo yavuze yari ari gukora ikiganiro cya Jackie wari urwariye kwa Buryohe, bavuga yuko ari bo batanze ripoti, akaba ari bo mbese afunzwe kubera kuri ikirego cya Buryohe. Urumva bo baraserebuye, ariko si bo bonyine. Hari n'abandi bantu ba Uswazi batigeze basa n'ababitangaza, bari bafitanye utuntu tw'udutotsi na Jihadi, bo baje bashima Imana. Aravuga ati Imana yumvisha ubusabe bwanjye, Imana yumvisha amasengesho yanjye, Imana yumvisha amarira yanjye. Ntabwo Imana yagira igisuzuguriro, bireke kundengera ku muntu wamboneye ko ati Imana uri Imana. Ashyiraho n'akaririmbo aranakabyina. Umusiramu akubitamo akaririmbo ka gospel aragacinya, ati Imana uri Imana warabikoze. Urumva asa nkaho ari guserebura mu ifungwa rya 30 jours rya Jihadi, ariko abandi bari kurira. Hakaba hari abandi rero bitwa ngo ni ibihaha bye, bararize umve ngo bararize. Harimo n'uwavuze ati genda ubonane nafata ku mavuta, sinzi ubonane ngo bari mu bintu byerekeranye na politike, ubonane n'abandi bantu bo muri gospel, ubonane n'abandi bantu bagiye batandukanye, mwige ku bibazo byanyu. Urumva ko kandi mwige ku bibazo byanyu. So ubwo rero wenda ngira ngo tunasoze ibi bintu birimo isomo. Ibintu bya Jihadi birimo isomo. Hari ukuntu umuntu akora ikiganiro ameze nk'uri gukomanga, kandi nanavuga ko atari we wa mbere atari nayo wa nyuma, kandi ntambwe ifungwa. Urumva hafungwa abagabo. Yego. Ntabwo namuseka kuko nawe hari abo yasetse ariko ubu baricaranye bambaranye rose, icyanwa bagihanaguye. Yari asanzwe yifitiye uruhara. Urumva none yari ifitiye uruhara ntacyo birirwa bamwogosha, buriya ni ukwambara ka kadurage k'akaroze.
bakajyanisha bagatera inoze tentire bakayikuraho, ariko bitubera isomo cyane kuko binagaragara ko RIB buriya iri kwataka mu bantu bazwi. Gufungwa kwa Jihad hari abantu biri kubera isomo ku bantu baba YouTubers n'abandi bumva yuko naho bashobora kujya. Ni message biri gutangwa. Arega ni cyane ko buriya nta nubwo bari byiza kuza upfa kuvuga ibintu byari byose ubonye. Abantu batureba nta babatandukanye, hari abana, hari abateenager, ari bakuru bakeneye message. Ni views ziba ziri gukora biriya byose. Views zizadukora. Mushuti wawe rero dusoza, so ni mushuti wawe, ni mushiki wawe, uri umufana we Nyambo nabonye bamwibasiye arakimukoze we. Ariko Nyambo nyamara arazira ubusura mukobwa n'umukobwa n'umwana mwiza imico myiza ugira. Baramuhemukiye umuntu wagiye gutangaza biriya bintu, nubwo ntabisubiramo kuko nanabivuze nigeze kubivugaho. Ariko mu by'ukuri nubwo nabonye batangiye gushyiramo nanone mu majwi Kiramani ko bashobora kuba bafitanye akabazo, akaba ari wenda wagiye akwirakwiza iriya nkuru. Niwe muntu bahorana igihe cyose muri filime zabo, ziriya za Niyori zo mu cyaro ari umugore wiwe, urumva n'umuntu wa hafi bahorana. Bagenda bashyiramo ibintu byinshi cyane, biragenda bigwa kuri DJ Crash uriya mukobwa n'abandi baza bivuga. Ariko ikintu nashimye cyane buriya ntawangwa na bose. Yego, ntawangwa na bose. Harimo abantu bagiye basa nk'abamuvugira, abagore barakaye cyane. Urumva abagore barakaye cyane bavuga ati nta muntu utanuka, nta mukobwa, ati ninde mukobwa ushobora kubyuka ahumura, ninde mukobwa ushobora kubyina indirimbo zirenze 5 agihumura. Batanga ingero zigiye zitandukanye, ariko ibyo twabivugaho ntabwo dushaka kubyinjiramo. Reka bagomba gushyira abandi mu majwi, bashyiremo ababishinzwe mu nshingano zabo, barimo barabikora. So reka ngushimire rero wowe, twari tufitanye ikiganiro, producer, cameraman. Bakoze cyane nshimire nabo bari bagukurikiye iki kiganiro, mbubwira ati ni iby'agaciro cyane. Babwira ati nibutse namwe mukiri bashyashya muri abashyitsi hano ko mwakora subscribe, mugakora like, mugakora share, mukajya mubona ibiganiro umunsi ku munsi. Mbabwira ati hasta la vista, ciao ciao. Aya ni amaboko matagatifu. Was K.